Tricia ari kugerageza kwikuramo Lewis burundu. Ese muratekereza ibi bintu ari buze kuba yabishobora? Ko tubona ko Nana ari gukomeza kumwinjizamo ko Lewis amukunda, kandi twe turabizi neza ko Lewis atakimukunda, ahubwo ubu asigaye yikundira Alice. Ngira ngo mwabibonye neza ko ubu ngubu Lewis yamaze guhura na Alice. Ubu ngubu ntago ari bwongere kuba noneho yanareba Tricia. Nubwo Tricia barimo kumushoka bamubwira ko Lewis amukunda, bamubwira ko uburozi nibushyira muri Lewis azongera kuba yakunda Tricia, ariko Tricia we ari kuvuga ko ari buze kuba yakwikuramo Lewis burundu, dore ko ibyo Lewis amaze kumwereka, amwereka ko atamwitayeho ari byinshi cyane. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, nsaba wowe ugeze kuri channel bwa mbere gukanda subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo dukomeze kubana muri ruganiro 5 kuri 5 tuganira kuri filime yacu The Homeless Girl. Ibintu birushaho kuba byagenda neza. Comment zanyu ndazikeneye, mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu muri kubyumva ndetse nuko muri kubibona, ndetse nuko muri kubona birubuze kuba byagenda. Ese murabona birubuze kuba byaherera he? Ese ubundi muratekereza Tricia ibi bintu nabyikuramo maze akaba yatandukana na Lewis burundu? Muratekereza mama wa Lewis atari buze kuba yashwana na Lewis, dore ko mama wa Lewis ashaka ko Tricia ariwe uzashakana na Lewis? Ese ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite? Muratekereza bitazagira ingaruka kuri Lewis mama we naramuka abonye ko bamaze gutandukana? Ese biragenda bitereka? Mbasaba kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire ukuntu muri kubona bivuze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda dusobanukirwa 5 kuri 5. Ngira ngo mwabonye ko episode ya 10 yasohotse, yaje nta majwi arimo, ariko nta kabazo ka tekinike kabayeho, ariko birimo gukurikiranwa. Niyo mpamvu mwabonye episode y'uyu munsi yatinze, muri buze kuzibonera icyarimwe zose. Ngira ngo episode ya 10 irimo gutunganwa, iri buze kuba yasohokana na episode 11. Reka rero abakunzi bacu mbisegureho mbabwira ngo mureke kuba mwagira irungu. Episode uko ari ebyiri muri buze kuba mwazibonera icyarimwe, maze mukomeze kugenda muryoherwa na filime The Homeless Girl, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Hari akabazo kari kabayeho ka tekinike, ni byo byatumye amajwi ataza muri episode ya 10, anariyo mpamvu rwose mwabonye harimo kiriya kibazo, amajwi akaba atarajemo. Ariko nizeye neza ko episode ya 10 niza gusohoka irimo amajwi muri buze kuba mwayishimira ndetse mukayikunda. Ngira ngo mwari mwayikunze nta majwi arimo, ariko noneho nazamo muraza kuba mwaryoherwa. Mwabonye ukuntu Lewis yahuye na Alice, ndetse mukaba mwabonye ko ubu ngubu bishimye cyane kuba bahuye. Mwabonye ukuntu bahoberanye, ndabizi neza ko ari byo mwari mutegereje ko baba bahura ndetse bakaba banasubirana. Ibyo byose muri buze kuba mwabisobanukirwa muri episode ya 11 ukuntu byose byagenze. Muraza kuba mwabonamo niba Lewis ari buze kuba yasubiza Alice mu rugo iwabo, ndetse muraza kureba ukuntu arimo araza kumushakira aho kuba, areke gukomeza kuba ku muhanda, kugira ngo bakomeze kuba bakundana, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Ngira ngo rero muri buze kuba mwaryoherwa. Ndabasaba kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu murimo kubibona, maze dukomeze kugenda turyoherwa na filime yacu, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Ese muratekereza biruze kuba byaherera he Lewis noneho naza kongera gusubiza Alice hariya iwabo? Ese ubundi bwo muratekereza Alice ari buze kuba yabyemera ko ibintu bamukoreye? Mwabonye ukuntu byamubabaje cyane ubwo bamubesheye ngo yibye amafaranga, bakanamubeshera ngo yaroze Lewis kugira ngo babashe kuba bakundana, kugira ngo Lewis akomeze amukunde. Ariko ibyo byose turabizi neza ko Alice ari buze kurengana. Abari kubona ko Alice ari buze kuba ari kurengana, ndabasaba kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutwereke ko muri kumwe natwe. Abari kubona ko urukundo rwa Lewis na Alice ruzakomera ndetse rukagera kure, bagakomeza bakakundana ndetse bakazabana, aho kugira ngo Lewis azabane na Tricia, nabo ndabasaba kugira ngo
dusangize ibitekerezo byanyu maze tubone neza ko muri kumwe natwe ibintu birushaho kuba byagenda neza. Ndabashimiye rero mwebwe mwakomeje kubana natwe hano muri iki kiganiro, nkomeza gusaba weho utari wakanda subscribe kugira ngo uyikande ufungure n'inzogera maze ujye ubona upload zacu mu ba mbere, dukomeze kugenda turyoherwa na filime yacu The Homeless Girl cyangwa uyite umukobwa utagira haba mu Kinyarwanda.